hands meze neza sha noneho wishe umuzungu sinubahirije igihe uyu munsi kabisa nakutabigeze ibyo uhora uvuga ngo nica gahunda ariko noneho nabigerageje egeshama yego bamufashako sezi kunabivuga uziko iyo turi kumwe mbura n'ibyo mvuga oya nagerageje mvuga ngo n'ikirere gishobora kuza kudutenguha sinze cyangwa se n'umuhanda hano hepfo nabonye bari kuwukora abonye umuhanda wacu unyerere ni danje ariko none ubu ibibanza biraje bigire gute bihende ahubwo bigura twaragize amahirwe kugura hakiri kare ewe warakiguze hano hafi yaraga hase aha buriya no haruguru hano ufiteho ibindi bibiri kandi nabona naho bageze muri byandi byo gukora amaside aratubika uko bimeze ateganyiriza shereje yego nanjye ariko ntabwo mba nicaye hari utuntu mba ndimo nzagutungura ndabizerega niyo mpamvu ndawukunda ndakwizera masiko yego merci amakuru mu rugo ni meza ariko mama ararwaye bidakomeye ni ukuvuga ngo nsizeyo sister nawe ubu ngubu mu kanya hari ahantu arerekera ndagira ngo ngire vuba ngende abone uko ajyayo nsigarane na mama oya umura ntabwo ndi bukujyane mu nzu ariko buri mu biki bazutwe ko mvimbere senye mvimbere suri nago nsuza asoni nguguzoze ngusuza mwiki aho uri hano uri mu ruguma ramwe agatutsi kari kanwaye kawutwara se urarukora iki munzi se kugira neza ngiye kumbwira ngo ndaje ariko ngo ndihuta oya nicyo hituma nasabye ko twicara ncungananwe n'iki n'ikirere tugeze mu nzu ngiye mbona amasaha basa nkaho asa saa moya zagera nyagira ngo ni saa sita niba ntago nabiteganyaga mbaga nyine ari bya bindi byawe ndi mutegereza ako none ntabwo twari gukiranuka ariko twari kuzahurira ko hasi hejuru nawe ndabizi ko usa nkaho wagiye mu mwanya wanjye urakara vuba kundenza baranyizishije oya ngeze bari babimbonaho kutanywa se ariko nashimye hano hantu ni heza jaride umuteguro hari ahantu nzawutegura nkunda green nkunda hari icyatsi nkunda guhumeka nk'uko uturuka nyine muri ibi bitubona iyo nicaye ahangaha numva nishimye noneho akarusho mwicaranye nawe urishimye ijana kuri
ahantu hose reka twakwicara niyo twakwicarana muri bisi imwe yashira umuteto uba wumva unyuzwe wumva tutageraho kandi ureba ukuntu abantu baba babyigana hari ukuntu byigana n'abantu ukajya hari ahantu hariyo ugiye kugera 15 bahita uva i Remera muragenda muri nko muri bisi byashoboka hano umuhanda ukase ujya Kimironko urenzeho gato ukajya ugenda ukumva ngo ahantu uburyo umunyenga kandi umuhanda wose wawe ngagucya kuko nkiyumvira umunyenga wari wahagenda abigira urwenya shaka urumva none byakomeza cyane ariko ntibikagereyo uhagaze yoza sinzi hari zikorayeho susi ko mba nakunindira uteruza ubutinzeze kuza ninze se biguhereza amategeko yo gusinzira mu rugo iwanjye gucyo bishakiye umugabo mwese njero nikare cyane fumuzira yavuze nibyo mujugo muri ibyo byose ni imikino gusa mva mubwire ibyo byo kuza unyigira mutyo akusega sekuru nk'ubwo ubwiye mba naguhamagaye buri mu biki cyaro tona ndimo nkora hariya nyine ndimo nita kwa mwana mu rugo ese ko nawe uba waje wanyihongije waje ariko ntago ushaka ko tunatera n'umusenyi areka ndimo turimo hariya bamwereka sigaye tuma mbashaka kugutera icyizere nuko uri umuvandimwe gasekurume ntakubeye gusura utuntu tumwe na tumwe ubu ngubu uriya mugabo waje gukata ubu yakase he umbwije ukuri buri yakase rega nuko wumva none se nanjye nari kumufasha gukata aho iramwereka ntago nkubwiye ngo ukate ariko uramwerekera ukambwira uti ntago ahubwo akata we wigendeye wagiye nyine nko sekuru bunyagazi no se ndi sekuru icyo kizina ndaje nyange sekuru cyangwa rero ko bishimishije nyine bitandukanye nacyo hanyuma nagira ngo tuganire asera sekuru urabona ibyo twagiye tukiri abana turota n'icyo tutagenda tubigeraho kabisa rwose mbona biri mu nzira mbona biri mu nzira kabisa mbona biri mu nzira cyane ko bimwe na bimwe ndi kugenda mbona ishusho yabyo Petit frère sasa tumye nguhamagara nabonye akazi hanze muri Canada iminsi mike iri imbere ushobora kugenda ese nakuntu twajyana bro urumva na depoje jyenyine bari njye bemerera akazi banyemerera kumushakira visa ni yabo tike ni yabo ndetse nuko nzabaho hariya akonde kumva nugera nyine nzayitonce nshiringisha vuba subiza rego umuvandimwe nkunda nubwo nyine uba wigize agasekurume hano mu mudugudu hose bakuza ariko hakaburiya buriya reka mubwire uri umuntu uzabuza umuntu imyaka yiwe agomba kuyikoresha naye se nkubangamira urabizi imyaka y'umuntu buriya agomba kuyikoresha nshobora kutayikoresha ubu ngubu hazakenera kubikoresha shaje kandi babyita retour daje kandi nakujya muri retour daje ushaje icyo nashaka kubwira ngiye kugenda ndashaka gusigira hano hantu rubesiri
niba ufashe umukozi ngo gukorera ibintu mukurikirana urebe ko ibyo bintu koko abikoze urumva ibyo ndaje mbyitero sibyo naho kumubwira ngo akore warangiza ukigendera ugaterera iyo ngiyo nta ejo bundi nasanga dore n'aya makaro yararirimbaguritse nta ugasanga ahantu ntabwo hakiri nk'uko urabona udusuku twagerageje gukora hose tuhagume erega nshobora no nkagaruka nabonye amafaranga nkagura ahandi hano nkanahakurekera sure no saro undi muvandimwe mfite utari wowe ibyo byo ni inzozi nyine ni nka kwa kundi birashoboka bro naringiye kukwita sheke niko kubera bagutwaye robo umuntu wese muvuganye abashira izina shishije kubera ko nshaka nawe kujya kumusezera mu mutwe nyine ubu abagasimbutse ubu niho wibereye nubwo ujya nkumbura ngo uhamagare inshuro 3 enye 5 telefone wayishize kandi ubwo zingomba nanze kukwitaba sibari for impamvu mba ndi kubikora kuri ndambwira kubera urabona kariya gasonore kari muri telefone yawe karimo akaririmba ndakumva noneho ngiye ahantu kure ngatwarwa akabye nta kintu ubundi kiguturukaho njya mbona ko ari ikintu nanjye ariko ndakongera uswagera ngo twararema ngo tuzabane umva sha ndetse ubundi twaremanywe ngo tuzagire dute cyo kana kubeshya nari ngukumbuye pe asebe nimba nkumbuye njyewe hita ugira okare mbikuba harya ubwo okare abari gutya nyine ibyawe mba mbikubye nimba wumva ko twabonana ejo mba numva twabonana mu kanya cyangwa ku kanya ndagukunda nubwo ukabye nawe ubundi sheri ukimara kumbwira kuri akuntu bikari agatekerezo nahise numva umwana biri kumpindira natekereza umunsi tuzaba turi kugira gute twagize gutya cyo mubwire niba ari n'ikintu kimuhangayikishije mba ntekereza buri munsi niyo ndyamye buri igihe tuvuge niba ndyamye saa moya nshobora gufata iyindi saha yo kubitekerezaho nkasinzira nka saa 2 gutyo naryamye saa moya ntekereza uburyo nzibanira akazuba noneho nkunda ukuntu wubaha nkunda ukuntu utajya ukunda kundeba mu maso ibintu nanjye nisanzemo ntabwo nanjye ari ibintu bipfa kunzamo nyine gutyo turashereza ukuntu hari abakobwa bakeya bakifite ikinyabupfura nk'icyo gihe merci se nk'ubu ubaze ni iki kintu cyatuma nyine wanyibagirwa wanyanga ukaba wakwigira n'ahandi uravuze ngo ntabwo byaba sha ntibyaba ni ukuri ahubwo wowe merci ndagushimiye iyo ndi kumwe nawe mba numva tutatandukana urumva twakomeza tukaganira tuganira ibyumvikana bitumvikana musekera niyo wandeba gusa nanjye nkakureba ugaseka jere urabona rero maze iminsi hano nta kazi yego nkadepoza narabikubwiye ahantu hose nagiye nirukanka depoza urabizi byanga guhinga urabizi ko byananiye
guhinga rega si n'ibyawe sheri sinzi impamvu ushaka kubitindamo cyane sasa nagize amahirwe maze iminsi ndapoza online yego asaba akazi narasabye nabanje gusaba muri ibihugu duturanye ko nagiye mbona mutuntu tuza ariko nibibi byanjye ye wumve ko hari n'igihe nari nabonye akazi muri Kongo ndadepoza nabonye ibyankundira biranga sheri ariko inkuru nziza nkuzaniye maze ukwezi gushizera naradepoje hari akazi nari narabonye muri Canada mbikora nk'uwikinira numva bitanashoboka yego ejo bundi rero ukikubona baransubije wow umusubiza ngo iki barambwira ati rero akazi wakabonye yego mbwira akazi wakabonye se cyo cya mbere akazi wakabonye uziko bigiye gutuma tuburana iminsi ariko akazi wakabonye akazi kabonetse nshobora no kugenda mu cyumweru gitaha ariko harimo kwa kantu ko kugira ngo tuburane ariko nta nubwo iyo ugiye muri biriya bihugu ntabwo uhita ugaruka oya bisaba ngo umareyo byibura imyaka 5 oya imyaka 5 nibwo bakwemerera kuba wahabwa ubwenegihugu bwahariye urumva noneho mfasheri wirira se imyaka 5 umva nyine mbanza nkubwire sibyo imyaka umva se nkubwire tuvuganireka no se kwisuri nyine ikintu cyambabaje nuko ntazajya nkubona buri munsi shari winkatira muri ubwo buryo neza basi wishimye ukuntu wari wishimye winkatira mu macenga shari mbabarira please winkatira ntabwo ngukatiye nyumva neza banza umenye sibyo kariya kazi ni amahirwe umuntu ababonye urabizi ko n'umushahara hariya bahemba ntahuriye no waha sibyo nzakora nazajya nkora none n'agashara nkakakoherereza tukagira ibyo dukora inaha sibyo noneho byarangira nkaza duhita dukora ubwo twibanije sheri ku myaka mfite ukongeraho iyindi 5 oya nta myaka myinshi mfite mbabarira wo kumba kandi imyaka basi genda ari uko tubanje kubukora shenda gukunda turabukoresha icyo uko bizo ngo mufite basi twijyane oya akazi nkareke se amaye twijyana nyine ugende byibura twarabanye kereka ari ibinshobokera tukajyana kandi byako nyine reka tubigorore gutya nk'ubu ngubu bampaye visa n'itike zaba ari iyabo ngende ntangire akazi nkore ahubwo wenda nyuma y'icyo gihe nagaruka tukabaza tugakora ubukwe tukabana noneho kugera nkabona gusubira tugakora ubukwe tukabana akora akantu uruvuze ko kubigorora nyine kubera yuko n'ubundi bintu twari tubigeze kure kandi n'urukundo rwagurumanye kuri buri ruhande reka twijyane tubanze tubane uzagende byibura unsigiye n'urubuto mu nda twijyane chere urabizi ko nkuba urabizi ko no mu rugo iwanyu buba reba rero bumvishe ari njye wakoze ibyo bintu nkabigukorera ngomba kugutwara neza nguhesheje icyubahiro muri uyu muryango ni nabwo bakubaho urugo rwacu